akatumira famiye yose atwicaze mu gatente ka feke ahantu ha feke ha make dusibe nka famiye. Ariko iyo kuri invitation yabonyeho ngo gusaba no gukwa cyangwa se bizabera he kwiyakira reception muri itente rya Romantic Garden, so ukagira gutya akavuga ati cyakoze umukobwa wanjye ni urongowe abandi barabinozaga gusa. Ntihahita bati cyakoze ni urongo kuko ni itente rya izamera bitewe n'ushakana na Titi Brown. Ntabwo nzashakana nawe. Kubera iki? Nese kubera iki nshakana nawe? Nese njye nkundana nawe. Couple yanyu twarayikunze. Ntabwo turi couple. Ntabwo twigeze tuba couple. Ntabwo ngeze mu couple. Kandi ibintu n'ubwa nyuma mbivuzeho. Ubu wangereranya na Titi Brown kuri wowe? Wasanga unanamurenze. Ntakubeshye. Bahora bibaza umuntu waba waranjyaniye umutima. Know you I'm so proud of you. Iyo nibutse ko ari wowe ndatuza simbonza umutima. It's you and me and we meant to be one. Sinakutana takara tuzasazana in my family. abakwinira gutinda ntarakora ubukwe ngiye urumva natera inda ntarakora. Kandi utemera ubukwe cyangwa warahindutse? Baretse tukaganira ku kintu cyashyira bishaza mari. Ese utekereza iki ku bukwe? Ubukwe ni bwiza. Kandi ikintu cyiza cyane gitagatifu. Uyu butekereza iki? Ubukwe ni byiza wakunze umuntu nawe akagukunda ukabona intego mufite ni zimwe mwabana neza mwarongorana pe. Apana bya bindi wenda ingo nyinshi n'amakwe menshi impamvu byanga ni imibare birimo. Usanga abantu bafite imibare avuga ngo uriya muhungu usaba afite amafaranga. Ariko n'urugero utanze. N'urugero ntanze ariko uranayafite. Sabe wa kuko ari wenda umukobwa asanzwe afite undi muntu akunda ariko kari ufite amafaranga wakanya uri seri bahita umutwara ukabumufasha mu tubazo tw'uyu minsi akahita ajyana nawe. Ugasanga rero murabanye atagukunda nawe ariko kutamukundaga wavugaga ati mfite ibiceri ngomba gushaka igikobwa cyiza reka mfate kiriya twite twikora rero ubukwe. Ariko bura n'abakobwa bafite ibiceri bashaka abasore beza gusa. Kuko nakubonye no ku rutonde ngo mu Rwanda. Oya abakobwa nabwo nago bashaka abakobwa bafite amafaranga nabwo bashaka. Naramuhize ndamubura. Abakobwa bafite amafaranga menshi nabwo bashaka. Arimo aranyigisha nseka. Ibyo binaga ari byo mana. Sora atariko mbabwira. Njye ndimo ndigisha umuntu kwiyoroshya mu mazi. Ariko wagira ngo nibuye bataye mu mazi. Rero guhita rimanuka. Bamwe oroshya amaguru wiyoroshya umubiri wose woge. Uko banze ukoresha amaguru. Banamubwira ngo afate ku cyuma. Reba umuntu ndi kubwira ngo afate ku cyuma agafata ku cyuma. Reba agahita asimbuka amakeri mu mazi. Akubwo wowe wakiyoroshya gute n'inda? Uziko nawe afite inda nk'izabandimba kiboga. Woke no ubundi se waje ukamfata hano hasi siko nabonye bafata. Bafata kunda bafata. Yego ndabasuje ndetse mbahaye ikaze hano kuri Shedo TV. Ngira ngo ni inkuru benshi bakomeje kugenda bagarukaho y'urukundo rwa Nyambo ndetse n'umusore uzwi nka Rocky Kimomo usobanura filime ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho muri ibi byumweru bibiri bishyize aho bagiye bavuga ko Rocky Kimomo yaba yatereye ivi uwitwa Nyambo, ariko ni inkuru bombi bataje guhamanyaho. Ngira ngo ni inkuru yagiye igarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri TikTok aho byagiye bivugwa ko uyu musore Rocky Kimomo yaba yatereye ivi Nyambo Jessica. Gusa ni inkuru nk'uko bagiye babyitangariza mu biganiro bagiye bakora nk'uko twabibagaragarije, bagiye bavuga ko ibintu by'ubukwe rwose batabiteganya mu gihe cya vuba. Ni inkuru rero yagiye igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nabivuze. Abantu bacika ururondogoro baribaza bati ese Nyambo yaba abonye umugabo, ese Kimomo yaba abonye umugore, cyane ko nk'uko byagiye bivugwa iyi kapu yaba ari kapu imeze neza. Gusa nk'uko byagiye bivugwa ahantu henshi iyi nkuru yaratrendinze cyane. Gusa mu makuru dufite nuko abantu bakoze iriya video cyangwa se ariya mashusho yagiye agaragara Kimomo yatereye ivi
uyu witwa Nyambo Jessica. Ni amafoto yakoreshejwe AI, bivuze ko ari inkuru y'ibihuha. Gusa Nyambo mu gihe gishize yari yagiye Dubai, aho yari yajyanye n'umukunzi we mu gikorwa cyo gutembera, ariko uwo mukunzi we akaba atari Rocky, nubwo bahise babyiyitirira abantu benshi bakavuga bati Rocky na Nyambo baba bagiye gukora ubukwe. nyuma y'uko ugiye mfite uwagusimbuye, ni wowe wahombye, rwa rukundo rwose nararumuhaye nyuma y'uko ugiye. Benshi rero bakomeje kwibaza kuri Nyambo bavuga bati Nyambo kuki utatwereka umukunzi, cyane ko abenshi bari bamenyereye ko yari besto na Titi Brown, ariko kugeza n'izi saha bakaba basa nkaho batagicana uwaka. Niyo mpamvu Nyambo muri iyi minsi ishyize abantu bagiye bamwikoma cyane bavuga bati dusobanurire, tubwire bimeze bite, bazana Rocky ndetse n'ibindi bitandukanye kugira babashe gusobanura uko ibintu bimeze. Gusa nk'uko bo babyitangarije bavuze ko izo nkuru ari inkuru z'ibihuha, cyane ko umusore uzwi nka Rocky we yivugiye ko ibintu by'ubukwe rwose atabiteganya mu gihe cya vuba, nubwo bose bagiye basa nkaho babica ku ruhande, uri Nyambo, uri Rocky Kimomo. Gusa ikigaragara cyo amakuru avuga ko Rocky Kimomo na Nyambo baba bagiye gukora ubukwe, ni amakuru atariyo, ni amakuru y'ibihuha, ni amakuru atari ay'ukuri, ni amakuru y'ibinyoma. Ndagushimiye rero twabanye muri iki kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri Shadow TV kugira ngo amakuru nk'aya ujye uyamenyera ku gihe. Hanyuma rero nubwo ari inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, bikaza kugaragara ko ari inkuru y'ibinyoma. Anyways, Rocky ndetse na Nyambo yaba ari kapo nziza, mugire mubyigeho rwose, mubicayure, mubishyire ku murongo. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you.